cya shitani cyarakaye. Umusore utanyeza ugasaba ari umuntu. Ndindahiro Valence Papa. Acha bwana we. Nta muntu ntabwo wandenza amavi. They could be mad at me. Look at my family. And then hano handitse Rutwitsi Muzi my aka. Walk in China rather to be in Data wafite karisimbi. Abikunda simbo. Pandemic boy. Rya Chriss Eazy man. Gashino kanyoko Chriss Eazy. Ukajya gukora ibintu bya Chriss Eazy uvuye mu giti man ubiri ibyuyu umeze gute maze warangiza nkakora korabo ngewe Ddumba ba Beni nguye nkayimuha umuswari nyina kayire bakayikoza kundirimbo ye yanjye bavuge ngo Ddumba yavuze nibihuha man kuko twe turamahomi mari dore nk'ubu twaje gusapotinga umubyinnyi mugenzi wacu bita Sadi wa mukobwa nyine uzi kubyina yakoze ikirori cyo kubyina cyo ku munsi w'abagore. So twaje kumusapotinga nyine ngiye muri hano na Nyambo kuko nawe ni inshuti yetu. Duri hano tubonye Kiramani live turabareka twicarane. Urabona ko twambaye na ekuteri turi muri boîte ariko turi kubumva. Nyambo ngo ntabwo uri kumushimira yarakaye. Asanze ari kubareba. Nyambo turakugeraho. basimaze kumushimira se Ariko Nyambo ntabwo ngo yishimiye twagututse. ngo wowe n'ibyo twavuze byawe ngo by'inzobe gusa yambwije ukuri yambwiye ngo nibyo ngo waramukatiye shaka kugushyira muri filime ariko Ddumba kuki wiyemera abana umukobwa wese ukwimye uhita ushaka kuhita umwijyaho. Nyambo nayashakaga kumbaga boyfriend we Nyambo vugisha ikosa wakinnye filime ratango yaje ngo ari umudiaspora urashaka kumushingira ngo ari diaspora international yewe Nyambo ndagukate babaze bazubi comedy nibo bari bahari uri murandi bazubi comedy sisi basize filime yabo nyine twari turi gukina sisi twakina uri murandi man abantu bari kudirira ndanga abantu bari kuvuga ngo Nyambo yasinze reba man ariko reba bro man kuki abafana ariko yasinze iki reba hari n'ibindi bintu bivangiye si imisakiraho kamera wenda ari ngo duhisha inzoga ni sitro bro sopa life gusa muri bo turatira ukuntu muri sopa life man Ddumba nawe urabizi ko ari akazi ukoraga k'imirimo ivunanye ntabwo wakakora utari ikosa bro unsuzu buriya kazi we oya kari akazi kararenze umva yewe tuve mu rusaku tujye hanze sinakubwiye titi ahantu yabonye abantu ntashobora kubaguza ubu baraka karayika erega abafana Ddumba wowe niba utubaha abafana genda bubaha ngiye nkomeze sakuriza abafana wowe b'umuziki nyarwanda wowe uzi ko wabyibagiwe abafana umva bakwiye respect ngeme ntabwo namena amatwi abafana man Kiramani ndagukunda wowe ubyumve yuko man Kira ni ukuvuga ngo wowe ibyo ariko ngo nahinduraga ngo telefone ngo ngahindura ibiki ukampindura muri dote niyo wari kunshyira mu murenge nari kujyayo niyo bari kukubwira ngo ukorope niwari gukoropa koropa serega burya nakubwiye Kiramani abahungu banye mbabazi ntago ari ikibazo cy'abahungu bawe mwana Ddumba ahubwo ni ikibazo cyo gufasha urumva ukamenya ko Ddumba njyewe erega ngiye kubera zira boro ziba zarambayeho mani nkabona abantu mani nta muntu umwe wigira Ddumba biriya bintu iyo biza kumbaho nari umuntu wiyemeraga wiyumvaga udafasha abantu bro nanjye kari kumbaho none se n'ubundi nsohoka abantu niyo sibo bamfashije none se ubwo urabura umuntu wowe utangire kwirya ku bantu ubwo wogiye uzakenera abantu abo bantu uzabakura he kandi mu gihe nabo baba bagukeneye batajya bakubona mani rero niyo mpamvu bro nta muntu w'umustar uhoraho ngenda bivuze urumva mani noneho kandi nkubwira ikintu kiba kirenze mani Ddumba ni ukuvuga ngo iyo wiyemeye ku bantu mani iyo ubana neza n'abantu wicisha bugufinya niyo ugeze na cya gihe cyo kuzima ba bantu uba warafashije nibo bongera kuba hafi ariko iyo wiyemeye ukaba umustar kuva kurarenze iyo ugeze hejuru ugahanuka uburu gusama ukabanza umutwe urumva rero bwira igicucu gishuti cyawe cyitwa Chriss Eazy sibyo ibyo byose uko ubivuze ugenda ubikibwire gashiro kanye tubanye neza y'Imana tubanye neza ko twe niba mubanye neza ntabwo bimenyesha ko abanye neza n'abandi kandi sibyo bimenyesha no kuba inshuti
ureba abantu ibintu bagenda bavuga ku bantu ku muntu ukagenda ariko ukabimubwira se kubera ubu ngubu si njyewe nyine Ddumba urabivuga Bose Ddumba Kiramani ko ntumvisha bivuga ubwo nagenda nkamubwira iki Kiramani nabinyemerere nge nzagenda mbimubwire Kira ni Chriss Eazy koko bwe oya uvugire ibyanjye cyangwa umubwire iby'abandi genda uvuge ibya Yago cyangwa uvuge n'ibya Ddumba genda uvuge n'ibya uvuge uzi Chriss Eazy ibintu arimo arakora hano hanze ari gukora iki se kabikora nge nahari baye nkubwire menya ko nuguma umwisigaho muzajyana ariko se kwisiga ushatse uyu ni wo mwanya mwiza wo kwitandukanya na Chriss Eazy ndabikubwiye nawe none se Ddumba Fifiraya nyemereye ko agiye gukora indirimbo 100 urumva mu mwaka ngewe noneho nge nsinyisha niba udashaka ko subira kwa Eazy nsinyisha kira abanyarwanda nge shaka abandi basanye shaka abandi basanye ugendana nabo oya Ddumba umuganza hari gikise nzabahute dore nyambaye isajya live yanze kuzano none ari kwigishwa uburayivu arajoyinze abantu babiri izo live ziriho abantu babiri hari ikibazo ndi kuvuga ari ajoyininze hano nyine ahingaje kureba ibyo turi kuvuga nkaho yaje ngakanyuma ubundi ko turi ahantu hamwe ari mu biti urumva ikintu ndashaka kukubwira Ddumba wanciye mu ijambo ukunda guca abantu mu ijambo Ddumba ibyo bintu ntago ari byiza Imana uzavuga gusa ngo cya mu ijambo n'ubundi oya ariko nyine ndi kuvuga ibintu byiza ndi ku kintu Kiramani yavugaga ni ukuvuga ngo man nta muntu uhoraho man umva habayeho abo bitaga ba Nasoni habayeho ba Rafiki habayeho bande none se ubu ngubu ibihangano byabo nyine turacyabyumva man ariko ikintu kiba gihari ni iki man nimba uri mu gihe cyiza muri cya gihe urimo cyiza abantu like abantu bakuri impande gerageza ubane n'abo bantu bakuri impande neza sibyo like nose Ddumba kanze nkubwiza ukuri wowe hari nimba uri kuri level yo gukora live na Bruce Melody man sibyo nimba uri level yo gukora live na Mbosso man hari abantu utagakwiye kuvugisha man bano bana uhora uzamura uhora utwikira man bakakwandikiye ukabiryaho nose kuki ukora ibyo bintu man Ddumba niyo mpamvu bajya babaza ngo ni uzajya wicara ukavuga ngo aka kanya mpfuye nasiga iki ku isi man urumva abantu bazanyibukira kuki nakoze iki urumva man niyo mpamvu ubona Ddumba ngiye mu mibyinire yanjye ubusanga nkorana n'abana batazwi batonya kugira ngo iki man nabo mbahe ya courage man sibyo kuko nimba narafashe umuntu nka Jojo man akaba ari umubyinnyi ubungubu munini urumva nawe akahita afata Benda mu gihe nari mari twafata n'abandi man kubera rero iyo umuntu nka Kiramani ni umwana mwiza Ddumba mu buzima busanzwe he's a nice guy uri kunyumva man ngewe n'uwo muntu ngiye Kiramani ari kuvuga nanjye ndamuzi trust me nanjye naratunguwe sinkubeye urumva ndakubwiye muri no minsi Chriss Eazy arimo arifata nabi rero abanzi be arimo aragira muri industry baraba abanzi bawe uzajya aguhamagara niba kubona uri kumwe nawe umuntu ashobora no kuza urabona hari ukuntu hano muri street zo muri Amerika ubu kiringanye n'icyana cyaribye amafaranga bakaza kurasa bakarasa imodoka yose murimo nge Chriss Eazy ni boss wanjye Junior Giti ni boss wanjye kandi gikurikiyo ni boss wanjye ariko uribuka ubu ngubu biri hafi kurangira okay nyine tuzamusapotinga nibirangira ngewe nta kintu kiba ariko nimba ari nabo wakoze ibyo bintu ariko nge uwonze ntago ari uriya ari Chriss Eazy gusa nimba rwe nawe yaragiye reke ngiki kirimo kiravuga ngo ndeke Chriss Eazy reka je block yego hari abantu nashaka ubungu ngomba noneho singiye gute ewana kuva kamwe kandi ngaragaza ibikorwa bye ubu sindatangira ubu ngubu byajemo just by mistake ubu ndabi ariko ewana Chriss Eazy we ukuntu yamba uribuka Bruce Melody ndiza amarira ndabyibuka Chriss Eazy nawe yandikije amarira kigoryi imana kimpamagara ndi no mu biti bro mabere yanjye narampamagara ndi no mu biti nkareka akazi ndimo ndatema nkagenda gukora ibintu bye ariko ukuntu tuba tubayeho bro n'uyu nguyu mu block ndababloka ndabamaraga square wanyine mu giti ukuntu tuba tubayeho turimo turatema ibiti ukabona Chriss Eazy araguhamagaye ngo mani ngo nyene ibingibi ndagukeneye mani ukava mu giti ukagera gukora ibintu bya Chriss Eazy man gashino kanyoko Chriss Eazy ukajya gukora ibintu bya Chriss Eazy uvuye mu giti man ubira ibyuyu umeze gute warangiza nkakora korabo ngewe Ddumba ba Beni nguye nkayimuha umuswari nyina kayire bakayikoza ku ndirimbo ye yego se
ku ndirimbo ye Gashino ka nyina. yarayibonye si yo korabo cyangwa aranyibwirisha DM ngo Ddumba ngo korabo ngo nabonye kuyikora ngo maka video nkuko wagakoze ngo ndagafata ngo bana ngo irimo irarangira ngo iki niki yarina nkategereza Gashino ka nyoko Chriss Eazy utumwa bukugereho mabere ya nyoko rukanyiryaho atiriye kuri njyewe mani bakizi bose bariho baramuvuga bamukoreye amahit Gashino ka nyina yanze gusubiraho ngo ari kwa element ngo ni gutwika Chriss Eazy wowe Chriss Eazy iki kigo gikizamutse mu mwaka umwe bro mu mwaka umwe nicyo kirimo kiriyemberera ku bantu cyasanzeho man urumva Chriss Eazy yagabatumire mugende mubeshebeshe Chriss Eazy ni iki who is fucking Chriss Eazy nindese yakoze iki Gashino kanyuka akoze iki njyewe ni boss wanjye cyo nabigenzi nawe vaho niba uvuga ko ari boss wawe Gasikwera inyoko nawe genda urumva Chriss Eazy yakoze iki se Chriss Eazy yakoze iki ku buryo asuzugura abantu hano muri game urabona ibintu bakoreye yago man bigira abasitari ninde Chriss Eazy ninde do usho nakubwira iyo ukoze neza Imana iraguhemba niyo ukoze nabi Imana iraguhemba oya bareka kuzajya bwiyemera Chriss Eazy you're fucking nothing motherfucker. You're nothing. You have never done shit. You haven't done things. You don't even have fucking. Nagufite talent ingana nkiya Okama. Nagufite talent ingana nkiya Kevin Kade. Nta talent ufite. You're nothing. Ntabwo uragira ku kintu na kimwe. Rero cisha make. Chriss Eazy urimbwa. Uri ikigoryi. Chriss Eazy ibintu ukora bica abantu intege kandi bakabaye bagufasha mvura idahita rega nte byawa muretse ko bizaragiye babarire abantu bose bashobora kunyumva akababaro kanje bacange cyo kigoryi abantu bashobora kunyumva bacange n'abafana bacu bumva banyange ngewe ndi umusiramu. We fucking call a spade a spade. If you fucking think that you're gonna hate me, I don't need you, and I'm gonna fucking hate you, period, motherfucker. Chriss Eazy uramabyi uri kigoryi. Mu recording y'iboro muyimwohereze mwe fasting. I don't give a motherfucker. Chriss Eazy uramabyi uri kigoryi. Mani bibi boro byibaza ko ubwese muzaba muri game mwenyine men muzaba muri aka gakino mwenyine dukeneye ibintu byinshi muri aka gakino man to the extent ko abantu badashobora kuza hano bakazajya bikure bakazajya bereka ko bageze kuri YouTube bajye gusuzugura buri muntu cyane neza tukaza kubiganira cyane nganjyawe ngano ubahanga abantu wese Chriss Eazy ndinde urimbya that's who you are urimbya Chriss Eazy urimbya ya mbere muri industry. Ibigambo ndimo ndavuga ntabwo umva ndimo nibyo nshaka kuvuga kandi abantu mubimenye nutabimenye ibingibi bibika ahantu kubera ingeso ntabwo irangira. Chriss Eazy azamenyera uwundi muntu watangiriye kuri yago but my friend njyewe ntabwo ushobora gucyaho umva ibyo wakoze yago ntabwo ushobora kubikisha kuri Ddumba jamais you cannot fucking pass my road you can't ibyo mwabikoze yago ibyo